umuntu niyiyeza. Bivuga ngo muri ibyo bikoresho byose biba mu nzu y'inyumba, iby'ibiti, iby'izahabu, iby'ibyuma, byose n'ibikoresho, ariko se urumva binganya? Ntago binganya agaciro bitewe nuko icyo gikoresho nyine kimeze. Hano Bibiliya ikatubwira ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibitagira umumaro, akitandukanya na bya bikoresho bitagira umumaro, azaba abaye igikoresho cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Imana ibaha umugisha. Iri jambo rirakomeye. Timoteyo rero akomereza Pawulo ahugura Timoteyo ngo nuko uhunga irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro. Imana ishimwe. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere. Ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ngo ntukagire uti, ntukabyemere. Uzi nawe ko bibyara amahane, ariko umugaragu w'Uwiteka w'Umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane. Ahangaha yakomeje ahugura nyine abakozi b'Imana, kandi ababwira ko bakwiriye kwirinda impaka. Niyo waba ubwiriza, njya numva abantu bajya impaka n'abamizurima n'abandi bakajya impaka, ntago ari byo. Imana iri gufashirizemo, Imana iri guheremo umugisha. Mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho byinshi, ariko biravuze ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibitagira umumaro azabaye igikoresho cy'icyubahiro. Ku bice 4 no bavuga ngo ndagutongera, Timoteyo 2 ibice 4, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza. Bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Imana ibaha umugisha. Imana iduteguriye rino jambo kugira ngo ridufashe. Wowe wahagurutse uri mu murimo w'Imana, wowe watangiye kubwiriza ubutumwa, wowe uri mugenda ugerageza nk'uko imbaraga zawe zingana, nk'uko Umwami agushoboje. Imana, Pawulo yaravuze ngo ndagutongera mu maso y'Imana. Nanjye ndagutongera mu maso y'Imana, ndakumurikira Imana. Imana izacira imanza abazima n'abapfuye. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Bene data, shuti zanjye, shuti za Arabohora TV, mudukurikira, turabasuhuje mugira amahoro aho muri hose. Umwami Imana abaho umugisha. Amazina ni yayandi Betty Nyiramukiza, ndi umupantekote, sengera kuri ADPR Remera muri international. Ndi mwarimu. Kuba mwarimu uri umugore cyangwa uri umukobwa ntago byoroshye, ariko nshima Yesu ujye unshoboza. Kandi n'ubu ndakomeje umurimo w'Imana, nta nubwo nzabireka, kuko Umwami Yesu yangiriye ubuntu, nawe ubwo buntu abukugirire. Reka dushime Imana. Uwiteka Mana isumba byose, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Aya magambo tugiye kuganira ururuka, unyuzuze, kandi wuzuze n'abadukurikiye. Tuvuga ibyawe, ntitwongereho nitugabanye. Ducishijwe bugufi cyane no kumva icyo uvugana natwe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Turaganira amagambo y'Imana, ariko ndumva ashaka kubanza kuririmba. Kandi iyo umuntu aririmbye aba asenze kabiri. Ni indirimbo mwese muzi, iravuga ngo jye mfite umukiza ujye umvugira ku Mana, ngo ni inshuti idahana.
si nk'izo mu isi ngo iteka ajya ndinda akankingira n'ibyago ngo icyampa nawe akaba umukiza wawe. Iryo sengesho turisengane tuyiririmbane ubundi tuganire, ntabwo ndi butinde ariko turirimbane. Imana ibaha umugisha. Jye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mw'isi, iteka arandinda kankingira n'ibyago, icyamu akabu mukiza wawe. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe, niko ngusabira. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe, niko ngusabira. Kuri ubu njya ngira mahoro mu mutima, nyahawe na Yesu mukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa ngasangu yahawe nawe. Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe, niko ngusabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe, niko ngusabira. Nahawe ubutware na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, azangiza yungu tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe muzabaneyo. Haleluya. Uyu muririmbyi ndamukunda. Hari ikindi gitero kivuga ngo nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uzawambara ubwo, nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uzawambara ubwo. Nahawe ubutware na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we. Haleluya. Umva ukuntu havuga, nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, azangiza yungu tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe muzabaneyo. Imana ibaha umugisha. Ntago nakomeza akumara umwanya, ariko yararirimbye aravuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe, niko ngusabira.
Imana ibaha umugisha mwinshi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ahangaha shaka ko dusoma riri muri Timoteyo wa 2 ibice byaho 2. Turasoma umurongo wa 19. Haranditse ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umva ku murongo wa 20. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi babikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. Nuko uhunga irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere. Uzi nawe ko bibyara amahane. Ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kugira ineza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza, abamugisha impaka ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri, basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Amen. Titre y'iri jambo turi gusoma ni ukuvuga ngo ni Paulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. Niyo titre. Reka tugane none hano yararimo abwira ngo ibyerekeye kwirinda impaka. Ariko ahangaha Paulo yahuguraga Timoteyo, ariko akomeza amubwira amagambo y'Imana, amwubaka. Uyu muririmbyi araririmba ngo kuri ubu njya ngira amahoro menshi nyahawe na Yesu umukiza wanjye, ngo atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, ngo icyampa ngasanga uyahawe nawe. Araririmba aravuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe. Aya magambo y'Imana rero arabakomeza. Nashatse ko tuganira ku rufatiro. Urufatiro ni iki? Ubundi urufatiro ni iki? Ni urwishingikirizo cyangwa se fondasiyo. Urufatiro. Ubundi Yesu yaravuze ngo muzubake ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo, kuko yaranditse aravuga ngo mwubake ku rufatiro rutanyeganyega, izindi mfatiro ziranyeganyega. Turebe nk'urugero, wa muntu wubatse inzu ye, ni amagambo ari hano muri Bibiliya, yubatse inzu ye ku musenyi, undi ayubaka ku rutare. Ngo iri ku musenyi umuyaga waraje n'imirabiraza, ya nzu irasenyuka kubera ko urufatiro rwayo ntabwo rwari rukomeye. Urufatiro rw'Imana, biravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Genda shaka ko tuganira ijambo urufatiro ni Kristo, uwo dukwiriye kwigiraho ni Kristo. Rero iriya nzu kuko yari yubatse ku musenyi yarasenyutse, kandi iriya yubatse ku rutare ntabwo yasenyutse. Bishatse kuvuga iki? Niwubaka kuri Kristo, haleluya, ukubaka kuri Kristo, ukubaka ku rufatiro ruzima, ukubaka ku rufatiro rutanyeganyega, ntacyo uzaba. Imiyaga izaza, imiraba izaza, ubukene. Imiraba se ni iki? Ni ubukene, ni ibigeragezo, ni ukubura urubyaro, ni ugutotezwa, ni ukwangwa, ni ukuvugwa.
ni inzara, ni ugupfusha ukabyara upfusha, ni ukuba incike ukaba warabyaye ariko ukaba usigaye uri wenyine. Mbese hari ibintu byinshi bimeze iyo wubatse kuri Yesu, ibyo byose ntacyo bigutwara. uba umeze nka wa muntu wubatse inzu ye ku rutare. Kuba wariringiye Imana, Bibiliya ivuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze. Niko ijambo rivuga. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, Uwiteka arakuzi. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Amen. Abantu benshi bibwira ko urufatiro rwasenyutse, ariko urufatiro ruracyahagaze, na n'ubu rurahagaze, kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Ngo kandi yewe muntu uri mu bizira, uri mu bidatunganye, bivemo, n'icyo Imana ikubwira. Hano haravuga ngo rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umuntu wese witiriwe izina ry'Uwiteka nagerageze ave mu bidatunganye. Urufatiro, abantu benshi hari ifatiro bubakaho, ariko izo fatiro zijya zisenyuka rwose. Iri jambo riravuze ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro. Bishatse kuvuga iki? Imana ikoresha abantu mu ngeri zitandukanye. Mu nzu y'inyumba hari ibikoresho biba biri muri salo bigaragara, hari n'ibindi bikoresho biba biri aho hantu hirya. Harimo iby'ibumba, harimo iby'ibiti, bivuga ngo harimo ibimeneka, harimo ibikomeye, harimo iby'ibyuma, harimo ibyoroshye. Ngo kandi ibyo byose ngo babikoresha iby'icyubahiro. Imana itugirire neza, Imana idusure cyane kugira ngo twumve iri jambo. Wowe ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira umumaro nyiracyo, cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Imana ibaha umugisha cyane. Umuntu niyiyeza, bivuga ngo muri ibyo bikoresho byose biba mu nzu y'inyumba, iby'ibiti, iby'izahabu, iby'ibyuma, byose n'ibikoresho, ariko si urumva binganya? Ntago binganya agaciro bitewe nuko icyo gikoresho nyine kimeze. Hano Bibiliya ikatubwira ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibitagira umumaro, akitandukanya na byo bikoresho bitagira umumaro, azaba abaye igikoresho cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Imana ibaha umugisha. Iri jambo rirakomeye. Timoteyo rero akomereza, Pawulo ahugura Timoteyo ngo nuko uhunga irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro. Imana ishimwe. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere. Ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ngo ntukagire ute, ntukabyemere. Uzi nawe ko bibyara amahane, ariko umugaragu w'Uwiteka w'Umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane. Ahangaha yakomeje ahugura nyine abakozi b'Imana, kandi ababwira ko bakwiriye kwirinda impaka. Niyo waba ubwiriza, njya numva abantu bajya impaka n'abamizurima n'abandi bakajya impaka, ntago ari byo. Nta mpamvu. Ijambo ry'Imana ririhagije, ijambo ry'Imana rirera, ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga zihagije. Umva hano uko havuga, ahubwo ukwiriye kugirira neza kuri bose, kugira neza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana. Basinduke bave mu mutego
wabafashe mpiri babone gukora iby'Imana ishaka. Iyo uhuguranye ubugwaneza ntugire impaka nyinshi, kandi Bibiliya ikanavuga ngo ukwiriye no guhagarara ukavuga ijambo ry'ibyiringiro byawe. Umuntu nakubaza ibyo wizera mu by'ukuri ngo ubiyoberwe, ngo ndi umukristo gute se, wakijijwe iki, ugasanga ntukizi. Ukwiriye guhagarara ukirinda bya bibazo by'ubupfu, ukirinda bya bibazo by'abaswa bingirwa bwenge barwanya iby'Imana. Imana itugirire neza. Ngo ariko wowe wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambereyeho muri Antiyokiya no muri Ikoniyo. Aya ni amagambo Pawulo yabwiraga Timoteyo nanone amubwira ngo amushimira ko yakomeje kwihangana. Reka tubwire abantu ngo mukomeze kwihanganira mu Mwami Yesu, kandi mukomeze gukora imirimo y'Umwami muhugura, kandi rwose n'ubudafite impano yo guhugura ujye ukora icyo Imana yaguhaye. Imana nikizakubaza. Bibiliya rero ikatubwira mu bice bitatu muri Timoteyo wa 2 umurongo wa 1 ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Aho yanditse aravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ngo abantu bazaba bikunda, ngo bazaba bikunda bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishokwera ariko bahakana imbaraga zako. Bameze gutyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntibabasha kugira ubwo bamenya ukuri. Imana itugirire neza. Izi ni impuguro zigiye zitandukanye, wenda ntari butindemo cyane. Ahangaha Timoteyo yarahugurwaga, kandi Timoteyo yakundaga guhugurwa. Hari abantu badahugurika bene data, hari abantu badahugurika, umuntu amuhugura ntabyumve, akumva ibindi. Ariko iri jambo ry'Imana yabwiye Timoteyo ngo umenye. Hari ibyo yamumenyeshaga, nanjye ndagira ngo nkumenyeshe ibyo byose uri kubona bikurwanya nibishaka kugukura ku Mwami, kuko ubwami bw'Imana buratwegereye. Hano rero yavuze ngo nubuhenebere, ugasanga abantu bacitse intege, abantu ntibakijya guterana, noneho reka aho Covid yarangiriye wagira ngo babonye konji, ariko ntago bikwiriye rwose ko ubu buhenebere bukwiriye kubaherana. Nsoreza ahangaha ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba ari ibyigenge, bazaba bagambana, bazaba bagira urugomo, bazaba batuzura, ngo bazaba batarabera, ngo bazaba ari indashima. Ntago rwose ibi bihe wahakana ko tutabirimo. Abantu bazagambana, bazangana, ngo bazaba badafite urukundo, bamwe bazaba bafite ishusho yo kwera, n'umwumva avuga ubone rwose arera. Ariko hari kuntu bajyaga bavuga ngo bisa bidasangwa ikawa n'umumena amabuye. Burya ntago biba bisa bidasa, ari ibintu bidasa. Nubwo abavuga butumwa ari benshi bigisha, ariko Bibiliya irasobanura neza ikavuga ngo harimo abigisha b'ibinyoma, kandi abo bigisha bayobeje benshi. Abo bigisha ibitangaza gusa, ntago bigisha kwihana, ntago bigisha abantu gukizwa. Abantu rero kuko isi bateye stress nyinshi n'ibibazo byinshi, nibyo bikundira. Pawulo ahugura Timoteyo ngo wowe muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. None se umugisha wa mbere waruta kuba ukijijwe n'uwuhe? Umugisha waruta kuba wizewe n'Imana ikuzi n'uwuhe? Kuba ikuzi nk'umukiranutsi abantu bose Imana irabazi, ariko ikuzi iti? Ikuzi nk'umuntu uyikunda, ikuzi nk'umuntu uyikorera.
kamemu nawe jya ureka kuzanamo amasantima menshi. Bwira Imana ngo Mana ndemera ko ntakiranuka mpa gukiranuka. Ariko ahangaha ngo bazaba biyobagiza. Umuntu uramubaza uti se urakijijwe, akakubwira ibintu yakoze abo yasengeye. No, Imana ishika kubaza ngo are you born again? Urakijijwe? Wasubiza iki? Umuririmbyi aravuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye, ngo bazahinduka ubwoba busa, ngo nukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Birakwiriye rero kuri jambo Imana iri gufashirizemo, Imana iri guheremo umugisha. Mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho byinshi, ariko biravuze ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibitagira umumaro azabaye igikoresho cy'icyubahiro. Ku bice 4 no bavuga ngo ndagutongera, Timoteyo wa 2 ibice 4, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza. Bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Imana ibaho umugisha. Imana iduteguriye rino jambo kugira ngo ridufashe. Wowe wahagurutse uri mu murimo w'Imana, wowe watangiye kubwiriza ubutumwa, wowe uri mugenda ugerageza nk'uko imbaraga zawe zingana, nk'uko Umwami agushoboje. Imana Pawulo yaravuze ngo ndagutongera mu maso y'Imana. Nanjye ndagutongera mu maso y'Imana, ndakumurikira Imana izacira imanza abazima n'abapfuye. Ngo ubwirize mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Bene data, n'iki gihe ngende kubwirizamo, reka yenda mvuge ko ntabwo ari igihe kinkwiriye pe, kuko hari byinshi ndimo nakarebye, hari byinshi, ariko ubwirize mu gihe kigukwiriye. Haleluya. Nikitagukwiriye ubwirize ubutumwa bwiza, wigishe, uteshe, ngo kuko nguhana, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, ngo kuko igihe kigiye kuza. Umva bene data, ngo igihe kigiye kuza, hari igihe kigiye kuza gitandukanye n'igihe turimo, ngo abantu nibazihanganira kumva inyigisho nzima, ngo amatwi azaba barya badashaka kubyumva, ngo ndetse bazigwiriza abigisha bahuye n'irari ryabo, bazabigwiriza. Abantu baze bigishe ku bantu, bigisha ibintu nyine abantu bashaka, bigisha ibitangaza gusa. Ariko mwene data, uyu murimo twahuriyemo na byinshi. Hari aho twajyaga mu ivugabutumwa, ugahura n'abahanuza ahantu, bakagenda bakabeshya abantu, ukagenda ukavuga ukuri nk'uko kuri, ukavuga uti ibi bintu bababwiye nta mugisha birimo, mutarakira Yesu, mutarakizwa, mukinywa amayoga, mugisambana, mukiba, mukigambana. Ugasanga uwo nguwo wahanuye ibyiza ntabwo agukunze, mugiranye ikibazo. Ariko Pawulo yahuguye Timoteyo ati nuhura n'ibyo bintu ujye wihangana, uteshe. Ibi mbabwira nanjye nagiye mbicamo. Ntabwo ushobora kuvuga ukuri ngo abantu bose bagukunde, kuko abantu ntabwo bakunda ukuri. Ariko abantu bagakwiriye gukunda ijambo ry'Imana ry'ukuri, kuko ijambo ni Kristo. Ubutumwa bwiza ni ijambo, ni Yesu, niwe jambo. Niwe ufite icyo yavuga, niwe ufite icyo yakora, niwe ufite ibyo yahindura, niwe ufite ibyo yategeka. Imana ikugirire neza. Ngo bazigwiriza abigisha, ngo bahuye n'irari ryabo, bazajya bashyiramo amaherezi n'utundi tuntu. Ariko Pawulo arahugura Timoteyo ngo wowe ujye uhunga ibyo, ngo kuko nubwo ubona bimeze gutyo, ngo hari n'abagabo ngo bomboka mu mago, ngo bakanyaga abagore batagira umutima, ngo bakabatwara. Abagore batagira umutima baragwiriye.
abagore batagira umutima baragwiriye, n'abo bagabo bomboka bakagenda batwara abo bagore nabo baragwiriye. Bibiliya ibita batagira umutima. Nta kuntu mwasobanurira abantu ngo umuntu ni umuntu ufite ubumuntu, yarashatse aretse umuntu we amutaye hari yagiye gushaka uwundi, ngo mumbwire ngo ubwo ni ubukirisitu, mumbwire ngo ubwo ni ubumuntu. Nta kuntu wowe mudamu wagenda ukirwa ukora ibyaha hirya no hino uca umugabo wawe inyuma, ukora ibizira wiyoberanya, ngo nurangiza uvuge ngo ni ubumuntu. Bibiliya irakugira inama ngo uhunge ibyo. Kandi ijambo ry'Imana arabwira abasore ngo namwe muhunge irari rya gisore, urihungire muri Yesu, urihunge, wigishe, uteshe. Kuba waribonye ku isi hari impamvu. Satani yigukanga, uriho kubw'umugambi w'Imana, uriho kubw'intego, uzakorera Imana, uzahamya kugira neza kw'Imana. Wowe wagiye mu biyobyabwenge, vayo, byikuyobora. Imana itugirire neza. Wowe wagiye mu barozi ngo ugiye kwivuza uburwayi bwakunaniye, Yesu niwe muganga wenyine wagukiza. Nzi umumama umwe ukorera hano mu isoko rya Nyarugenge, yigeze aduha ubuhamya ukuntu yagiye gucuruza, akajya ajya gushaka imiti kugira ngo yunguke, biranga, arahomba, ajya mu bapfumu, abandi bose bajyanye bikabakorera. Ariko we kuko Imana yari imufiteho umugambi ishaka kumuha agakiza, ntabwo byigeze bimukorera. Ntabwo iyo miti bamuhaye yamufashije. Ariko amaze gukizwa, apfukamye yakiriye Yesu, Umwami Yesu amuhindurira izina, amuhindurira amateka. Umupfumu aramubwira ati iyo Mana ntazi jye naramenya, iyaremye ibi tubavurisha ibi bimera n'ibikigenda uba ariyo ushaka. Abapfumu nabo barabizi ko hari Imana. Haleluya. Barabizi ko hari Imana, barabizi ko hari Imana itabara. Umva wowe unkurikiye, ubu uri umupfumu, ubu uri umurozi, Pawulo aravuga amagambo akomeye ngo hindukira, uhunge ibyo, reka kugwa muri uwo mutego. Ngo bamwe ngo Satani yabagushije muri iyo mitego, hari n'abandi bayiguyemo ngo bagiye gushaka imiti, ngo bagiye gushaka ubufasha kugira ngo abantu babakunde, kugira ngo ingo zigende neza. Yesu niwe wenyine urinda umudugudu, atari wowe urinze. Abarinzi bose babera amaso ubusa, urimo urubaka ku musenyi gusa. Ibyo ni inyubako y'abadayimoni. Urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze kandi ruranditseho ngo Uwiteka azabe, Uwiteka arabazi. Yewe muntu uvuga izina ry'Uwiteka, gerageza uve mu bidatunganye, gerageza uve mu ngeso mbi, gerageza uve mu binyoma, gerageza uve mu kubeshya, gerageza uve muri ayo mahane, gerageza uve muri izo mpaka. Hari n'abandi nagiye mbona umuntu akabona arabwiriza neza, ni byiza, ariko ukabona ntafite kwihangana, ukabona ntafite ikinyabupfura, ntafite discipline. Ibi bintu by'Imana bisaba ko umwuka wera kwigisha akagushyira ku rufatiro rukwiriye. Mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho, kandi harimo ibikoreshwa iby'icyubahiro, hari n'ibikoreshwa bitari iby'icyubahiro, harimo ibikoresho by'izahabu, harimo n'iby'ibiti bimungwa bigashira. Mwene data, nshuti y'Imana, ubutumwa tubabwira nibwo natwe twabwirijwe n'Umwami Imana. Ntabwo Imana yigeze imbwira ngo nze mubwire bya bindi bitagukura mu byaha. Nabyo birahari, Bibiliya n'ubuhanuzi nabyo birimo, ariko ibirimo ni ibikwigisha kuva mu byaha. Igihe utarava mu byaha, igihe ugendaniye Bibiliya ntube warahindutse, igihe uririmba ntube warahindutse, igihe uhanura ukiba ubyihorere. Izo mpano z'umwuka uvuga ufite, ukavuga ngo uri umuhanuzi, uri iki, uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi, uri umunyamase, oya, ibyo byose banza usubize impano za Satani. Ibyo byaha yakuvangiye mubireke, ubundi uzukorera Imana. Imana itugirire neza. Abantu baratinya kubivuga, ariko niko kuri, niko twigishijwe. Kandi tugeze ahantu abantu batagishaka kumva izi nyigisho. Nicyo kimbabaza bene data. Ni nacyo cyatumye mfata iyi ntego, ndavuga ati Imana ngiye kugukorera,
ngiye kukuvugira, ngiye gukora iri vugabutumwa riri online, ntabwo ngera ahantu hose, ariko hari uzafungura amenye ubutumwa buzima yari yarayobye. Bene data, reka mbabwire, ntabwo bikwiriye kuyoba, ntabwo Imana inegurizwa izuru ntimuyobe. Ukiranuka niwe mukiranutsi. Ntabwo uzava gusambana ngo nurangiza kubera ko wabwiye abantu ibitangaza ngo Imana yaguhaye umugisha. Oya, banza uve mu byaha, banza uve mu bizira, banza uve mu bitagira umumaro, banza wihane, banza wiyeze. Muntu niyiyeza akitandukanya n'ibitagira umumaro, azaba abaye igikoresho cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Munyihanganire, hari igihe ngeraho nyine nkumva emosiyo ziramfashe, ariko bene data, aya magambo y'Imana mbabwira, Pawulo yahuguraga Timoteyo amubwira ati jya wihangana, uzahura n'ingirwabwenge, uzahura n'abaguca intege, uzahura n'abakubwira yuko iby'iyo nzira utazayishobora, ariko uzayishobora mu izina rya Yesu. Uzahura na ba bandi bamaze gukunda isi, bakunda iby'isi, bakakubwira bati ibyo urimo ni ibiki, ntuzatera imbere. Nta kibazo, nzi ko Yesu uteza imbere abantu mufite, nzi ko Yesu ukiza abantu mufite, nzi ko Yesu ufite byose, ufite ubutunzi mufite, ariko bwira abantu kwihana, bwira abantu kuva mu byaha, bwira abantu gukizwa, bwira abantu guhindukira. Imana ibaha umugisha, mwebwe mubigerageza. Mu by'ukuri ntabwo nabona uko mbabwira amakuba duhura nayo muri ibi bintu tunyuramo, muri iyi nzira ducamo iraremereye, amakuba bari menshi. Ngenda byibuka natangiye kubwiriza ndi umwana w'umukobwa, njya kwiga Kampala, nkagenda muri Jagwa, icyo gihe niyo yari hari na za Natrakomu, nkagenda nkumva umwuka arambwiye ati haguruka ubwiriza abantu barimo bakora ibyaha muri bisi, abantu barimo basambana, abantu bagira gute, bajya gucuruza bakora ibyaha. Ngahaguruka nkivuga nitwa runaka, niga Kampala muri kaminuza, ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana. Abantu bamwe bagaseka, abandi bakabona ndi umusazi, ariko abenshi bagiye bumva ijambo ry'Imana, bamwe barakijijwe kandi barabohoka. Ntabwo bikwiriye yuko abantu baguma gukora ibyaha ngo ubirebere. Birakwiriye wowe kushira amanga, ushira ubwoba, ukabwira abantu kuri ku ijambo ry'Imana, kuko ubuyobe bubaye bwinshi. Reka nsoreza ahangaha, nababwiye ngo fondasiyo dukwiye kubakaho ni Yesu, ni agakiza, niwe utanyeganyezwa n'ibihe, niwe utanyeganyezwa n'amateka, niwe utanyeganyezwa n'urupfu. Twebwe abantu twese urupfu ruratunyeganyeza, ariko Yesu we ntabwo anyeganyezwa n'ibihe. Njya shima Imana ko nta gihe cyanjye napfushije ubusa. Kuva ndi umwana w'umukobwa muto nabwirije ubutumwa bwiza, n'ubu ndi umudamu ndakomeje, kandi buri cyiciro cyose ngenda nca mu bigeragezo byacyo, ariko shima umwami wanjye, ujya umpa imbaraga, ujya unkomeza, kandi nzi neza ko umunsi umwe azangororera. Nawe dufatanije uyu murimo, nyemerera dusengera abantu bahinduke, bave mu byaha, bave mu kagambane, bave rwose mu bintu bikoze Imana isoni. Rwose nutagira n'ubumuntu, basi utagize n'agakiza wagira n'ubumuntu. Reka dusenge. Uwiteka Mana isumba byose, murengezi wacu, gushimiye ko ari wowe watangije umurimo mwiza muri twebwe, ari na wowe uzawusohoza. Kuba tuvuga ubutumwa bwiza kuri iyi cano, si uko dufite ibyo twifuje byose cyangwa ibikoresho byose, ariko dukoresha n'aya matelefone akarikodinga kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu. Turabizi neza ko uzaduha n'amakamera n'ibindi byose dukeneye ngo irivuga butumwa ryaguke, kubera ko ari wowe wenyine ushyigikira umurimo w'Imana. Abantu benshi ntibakunze izi nyigisho zihanisha, ariko nizo nyigisho washyiriyeho itorero, nizo nyigisho mwami waduhaye, nibwo butumwa waduhaye, kandi twemera kukumvira, kubera ko kukumvira mwami nibyo bigira umumaro kuruta ibindi. Turasenze Mana kugira ngo ufashe isi,
ufashe abayituye, ufashe umuntu wese uzumva ubu butumwa, uzumvira ijambo, ari uwayobye, ari uwari warasubiye inyuma, ari uwari waracitse intege, abantu bafite ibikomere bitandukanye byabo babayobeje bakabajyana mu byaha, bakabajyana mu bizira, abandi bayobejwe n'abapfumu bakabajyana gushakisha ibyabagirira umumaro. Ni wowe wenyine wabagaruza ukuboko kwawe. Urakoze mwami w'abami Yesu, ndasengera abantu bose ngo ubatabare kandi abantu bose ubaramburira ukuboko kwawe. Urakoze mwami Imana, icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe, izina ryawe niryubahwe. Uha umugisha buri wese ukurikiye rino jambo ry'Imana, kandi nanjye umpa umugisha kubwira ishyaka, kandi ukujya unshoboza mwami, niyemeje kugukorera. Nanjye umugisha ngusaba ube mu bana banjye, ube ku mutware wanjye, ube muri famiye yanjye. Umugisha ngusaba ube ku banyifuriza umugisha, kuko warabivuze abajya baharanira ko twabana mu bwami bwo mu ijuru, bakadushyigikira, bakatubwira ko ari byiza. Turabasengeye ngo ubahe umugisha mwami, abagira icyo bakora mu nzu y'Imana bose, abapasiteri, abavugabutumwa, buri rwego rwose, abadiyakoni n'abandi bose biyemeje kuba Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.